turagaruka muri rusange ku makuru yo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ntago byoroheye bamwe, mu by'ukuri ni intambara nk'uko mubizi isiga byinshi bibi. Ntago twavuga ko hari ibintu byiza by'intambara mu by'ukuri, kubera ko ikintu cyose gitwara ubuzima bw'abantu ntago aba ari cyiza. Mu gihe rero iyi ntambara ikomeje kubera mu burasirazuba bwa Kongo, hari amakuru menshi akomeje kugenda acicikana afite ahuriye nayo, harimo nk'ayo tugiye kugarukaho. Umuturage wese witwa ko ari umuturage ufite imbaraga afata umupanga, afata igikoresho cyose, afata amabuye, bahangane n'ikitwa ko ari n'umukongomani ufite isura y'abanyarwanda. Nta mahoro afite, ntayo pe, ntayo. Hano ku iyi nzu iyo muri Kongo iyi hari umuntu wari ufite inkoko, bari bamukasire ngo none ngo nta guverinoma ngo ikiriho ngo gutya na gutya. Noneho undi yari ari imbere ngo uyu we ntabwo ari umunyarwanda, ngo mu mukabate genda ndibarisha gutya ngo ariko nani ntumbwira naho numva induru ariko sinarebye, navuze nti izina rya Yesu reka uhita wibarisha ngo bari kugura imboga hariya, ariko ukabona bose ntiwavangura M23 wavangura na nani na Serende nimbari Serende. Mu mwanya rero twumve ngo riri rubwo niki amasasu muraseka. Ubwo rero twebwe nk'abaturage bahani mururu twabyishimiye kuko twari dutesetse n'abakongomani bari bahari. Twishimiye rero M23 kubera ko yaje ikabasha kuba yadufasha kuba twarumvishira Rubavu abantu bari komoka ku majeto. Twarabyishimiye nk'abaturage b'imururu batuye Rusizi. Natwe rero twishimiye M23 kuba yageze hariya ikabije kuduha umutekano wo kwambuka muri Kongo ari amahoro. Reka kandi nongere mbahe ikaze. Birumvikana nubwo umupaka isa naho ifunzwe, ariko hari bamwe mu baturage baba bafite ibibazo by'umwihariko wenda byihutirwa nk'abakiza ubuzima bwabo. Tubonye hano ababyeyi batandukanye baturutse muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ni abanyarwanda by'umwihariko bavuyeyo, ariko reka tugane nabo batubwira ubuzima bwabo bumeze bute. Bari kuvuga yuko bahunze, hari abakongomani bari batangiye gutyaza imihoro ngo babe babagirira nabi. Reka twumve uko babigarukaho by'umwihariko ku ruhande rwabo. Ese ubuzima n'umutekano by'abanyarwanda bari hakurya bakoreragayo byo bimeze bite? Reka twumve uko babigarukaho. Umutekano guhera ku wa kane, umutekano wa buri wese yari afite wasiwasi. Noneho bigeze ku wa gatanu ho mana byaseye bitambaye. Ku wa gatanu abasirikare b'ikongo kugira barokora abaturage biroshye mu madepo. Idepo zo muri ville zose bibaga muri make ho ntibibaga ibyo kurya, bibaga mu mashop meza, amatelefone, imyenda myiza, birohamo barabomora bibye uko bashoboye, bibana amamodokari bakajya bapakizamo bakabijyana. Ubwo abaturage bahari nabo rero kubera ko ubusambo buba mu maraso bo biroshyemo, ibyo bakoreye bene wabo mana ni Imana ibizi, baribye barongeraho bakongeraho kwiba. Barangije kwiba muri ville bamanutse bajya kuri pamu, bajya kuri Burarima, biba amayoga, bibi biryo. N'abari bari hangaha abanyarwanda bari bafite amadepo hano hafi hanga y'amafu yose barayarangije, yose barayarangije. Aho kubera ko twebwe amahirwe twagize, twebwe twari turi hafi hano mu isanse ku muhanda, amadepo yacu yarokotse ejo kuko M23 itahagereje. Ari twe twari gupfa, ari byacu byari kugenda. M23 isi hagera nyina bari bafite imipango yose yo kugenda batyaza imihoro ngo bagiye gushakisha umunyarwanda wose ari bamwice, n'ibiri mu madepo yabo byose babisahure, kuko kopera yo baranayisahuye baranayitwika. Nibwo manake twarokotse ejo aho M23 isi hagera, n'abaturage babo nabo bari gusaba ati Mana tubabarire, M23 bari kuvuga iza ariko tubona amahoro. M23 imaze kuza nyina abantu bose ntibabyumva kimwe, hari abababaye harimo n'abishimye kubw'umutekano wabo. Bamwe barishimye, abaturage bamaze kwishima aravuga ati aho bigera aho ngaho none icyo dushaka twe ni amahoro. Ibi bintu n'ubundi abasirikare bacu ntacyo badufashijeho, nabo kutwica no kudusahura, nta kintu na kimwe bavugiye umuturage. M23 ije niduha amahoro basi turemeza ibyo bari bukore ko tubona amahoro, ubuzima bukomeze. Wowe noneho nk'umunyarwanda wari uriyo, ubuzima bw'umunyarwanda uri hariya buhagaze gute? Ubuzima bw'umunyarwanda uri hariya rero kugira abeho nawe yihindura isura akaba nk'umukongomani. Ntubone ndi kuvuga ikinyarwanda gutya, ngeze hano wamenya ko ari nanjye ndi umunyarwanda. Ndi umunyarwanda nanagucaho, ariko nkareba isura nkabona ko uri umunyarwanda. Ni muri isura ndabona ko uri umunyarwanda, nguceho nigendere. Na M23 izatwe twarayibonye,
kuko yaje yari ifite amadarapo y'Ikongo, ariko ku isura nkavuga ati uyu ni umunyarwanda, niba mufata nanjye baramfata, aho yirukankira nanjye ndirukankira ahangaha. Ngubwo cyo kwa tumva haje agahenge mana, iri joro nibwo umuntu wese yasinziriye, ari umukongomani yasinziriye, ari umunyarwanda yasinziriye, twasinziriye pe, habe kimya n'imbeba yirukanse. ubu aka kanya rero uvuye muri Kongo uri hano mu Rwanda, urumva umeze ute mu mutima? Ndanezerewe kuko nubwo wakumva hari ibintu biri kuvuga ahangaha bavuga ko nawe bikugeraho, ari aha nta mahoro bagira, n'ahara nta mahoro bagira. Ubu ndanezerewe kuko ndi kugenda nta kibazo, bari kudutinyisha mu nzira nyine ngo baradutemagurira mu nzira, dushaka ibintu duhaha tugaragaze ko turi abakongomani, tuza tubifite mu ntoki nyine babone ko tugiye mu makaritsiye. Twe twahashye karoti duhaha n'amapora, tuza tubifite mu ntoki nk'abaturage batuye hano hafi, tugeze hara ku mupaka aribwo tugiye twabibika. Abaturage bo muri Kongo, abaturage bo muri Kongo nyirizina, ariko ngo bagiye guhangana n'umunyarwanda baca agasuzuguro. Umuturage wese witwa ko ari umuturage ufite imbaraga afata umupanga, afata igikoresho cyose, afata amabuye, bahangane n'ikitwa ko ari n'umukongomani ufite isura y'abanyarwanda, nta mahoro afite. Ntayo pe, ntayo. Nawe ari kwihisha kuko twese twari turi kwihisha. Ikijyanye n'abasirikare nta baratangira kuboneka hano bayi mu M23. Hano twababonye ejo bari kuri patrouille. Ariko ubu hano ku manywa ntabahari. Ku manywa ntabahari. Igisirikare cya Kongo sicyo kirahari? Yewe ntiwamubona n'umwe. Urabona n'umwe bari kugira, ntabwo mwabonye dose bari kugenda bafata imyenda, basaba imyenda, bashaka imyenda bakambara civile, bakabikiteni zabo, ntabwo wapfa kubamenya. Barabasahuye bo ubwabo bahita bigendera. Abantu wari ufite imbaraga yose yarasahuye yarigendeye. Ubu ubwari buhari buri gukubita amasasi n'ubwana bwo muri ka bwaje bwambara imyenda yabo, harimo ubwana buzi kurasa, bugenda bushaka aho bwiba, bugenda bukubita amasasu nko ku madepo bukiba, n'abandi bakaboneraho bakiba. Muyampeho nyine tugeze mu ibarabara gutya, ngo n'umuhanda wose uruzuye abasirikare. Ubwo muri iyo karitiye y'Imudaka nyine ukajya ubona bari kuzunguruka, nta kibazo nyine. Nimugoroba rero nibwo batangiye kurasa. Nk'umuntu uvuyeyo ishusha abantu ko hameze, nta kibazo gihari, nta kibazo, ntawe bari kwambura, ntaki. Haragaragara izihe ngabo? Haragaragara izihe ngabo? Izitari zihasanzwe. M23 na FARDC ntiyanditseho. Hariho ikimubona? Mwana ndabizi se ko nabonye ari imyenda y'abasirikare, nzi kuvangura mwana wa. Ukurikije uko habaga hameze ubusanzwe nuko uyu munsi wasize bihura gute? Uko nyine uri kubona ko ni urujya n'uruza, ntabwo bari bashinga neza. Nyine bari kuvuga aho bavuye, bari kuhagaruka bavuga ko bagiye kuza kubakorera inama. Mama, hari amakuru avuga ko FARDC yagiye ihunga igasigira imbunda bamwe mu bana, abantu bakiri bato cyane, ikazibasigira mu ngo zabo. Ibyo bintu wabibonye? Ntabyo nabonye mwana we, ntabyo nabonye, niberaga no mu nzu. Ntabyo nabonye. Amasasu wayumvaga? Turi bagafanya bakavuga ngo nabahaba ngo ni M23 gusa, ariko ukabona bose ntiwavangura M23, ntiwavangura na nani na Zerende nimbari Zerende, ntiwavangura. Mama, mbere ko tukurekura, wenda mbere yo kugenda tubwire byagenze gute kugira ngo amasasu atakugeraho wari uri mu gace bari kurasa? Narindi mu nzu nyine, buri kubona ko byadusanze mu isoko, najyaga njyana agafukanye ndi kukaranguza, ariko barakandangurira kose. Ubwo rero nicara iruhande rwa wa muntu wandanguriye, mu mwanya rero twumve ngo riri ubwo niki amasasu muraseka. Ubwo turiruka twagera ku nzu tugasanga inzu bamaze kuyikinga, ariko nta wirukanse ku muntu ngo avuge ngo ntawayigize gute. Ubwo twicaye gutya pembeni y'inzu gutya, birangiye rero tujye muhira. Ubwo uri kumva ko hari ku manywa saa 9 nijoro, rero nibwo bafasha ako gace twari turimo. Niho bagafashe, barara rero nta n'ikintu cyahangiritse, nta muntu wahaguye aho Imudaka. Guturuka hariya hose kugera ku mupaka, urumva uvuye gucuruza rimwe n'imwe n'amafaranga urayafite, ntabwo ugize bayakwaka, byari bimeze gute iyo nzira? Ntabwo ariko hano gutya
hano ku iyi nzu iyo muri Kongo iyi hari umuntu wari ufite inkoko bari bamukasire ngo none ngo nta guverinoma ngo ikiriho ngo gutya na gutya noneho undi yari ari imbere ngo uyu we ntabwo ari umunyarwanda ngo mu mukabate genda ndibarisha gutya ngo ariko nani utaratubwira izo nkoko bashaka kuzijyana nyine bari nimba ari amafaranga bari kubaka nimba ari iki ntumbwire nahoze numva induru ariko sinarebye navuze nti mwizina rya Yesu reka uhita wibarisha ngo bari kugura imboga hariya haro nibarishije uko wabivugaga iko nambogere gusa iko nambogere hapa kubunani ubwo bivuze ko abanyarwanda bari guhohoterwa yego nyine utagiye neza ariko ari abaturage nta musirikare nihe nama waha abanyarwanda rero bari kujyayo kuri abusizeyo ubuzima busize gusa bataha mu izina rya Yesu bataha bakaba bicaye bagatuza bagahazahanga ubuzima hari abanyarwanda uzi bahohotewe abanyekongo bakiriye gute kumva ko M23 yafashe umujyi wa Bukavu babyakiriye bate nakubona hari abatari kubyakira bakubona nyine ngo ababanjo bana leta ibi abanjo bana leta ibi jo banasema ngaba nibo bari kubatuzaniye ibi bagasema isi munyarwanda banatuleteye ibi njo biri sibagupije sibagufanya ntabwo bari babyiyumvamo neza abanyarwanda muri kwihisha noneho mfite n'imvune ejo nahoze nkanda gutyo baravuga ngo uyu niwe wazanye imitsindo se ngo yaba iwabo ngo kirasiku niko kwikaraga panya y'imikono ya ubwo abiwabo ni bande abanyarwanda niko bavugamo urumva nyine ntibarabyakira kwabo bagira arabiko ngo se ngo uyu mama ngo yicaye hano ibihe byose abari gukanda aka kaboko ngo njana leta imitsindo ya benzako ngo batsindire ibihugu nuko mwana we urabona nawe usa n'umuntu ukubutse hakurya simvuye uherukayo ryari uherukayo kuwa gatanu amakuru ukumva nk'umuntu uturiye hafi n'ubundi mupaka ameze gute njyewe ukuntu ndi kumva amakuru ameze bari kutubwira ko M23 yamaze gufata hano hafi mu mipaka ubwo rero twebwe nk'abaturage bahani mururu twabyishimiye kuko twari dutesetse n'abakongomani bari bahari nge nambukaga umunsi kuwundi nari mfite ibyangombwa nari mfite visa yabo nari nayiguze amadolari 150 ariko byari byambangamiye kubera ko imibereho yasaga niyagabanutse kuko amafaranga umutayi bari bawujyanye twishimiye rero M23 kubera ko yaje ikabasha kuba yadufasha kuba twarumvishira Rubavu abantu bari komoka ku majeto twarabyishimiye nk'abaturage b'imururu batuye Rusizi natwe rero twishimiye M23 kuba yageze hariya ikabije kuduha umutekano wo kwambuka muri Kongo ari amahoro nge nahakoreraga umunsi ku wundi isaha ku yindi nkageza kuri ya saa ya 8:30 ku isaha yo kwambuka none rero nkaba mfite ubucuruzi mu madepo hano hafi mfite depo ncuruza imineke ngacuruza avoka ngacuruza ibintu byose bibora none mfite ikibazo depo zose zahiye imineke yahiye avoka zahiye depo zirarunze namwe nk'abanyamakuru mwagiye mukajya no gufotora mu karere mfite ikibazo badufunguriye tukabona uko tubicuruza byaba byiza hanyuma hari amakuru avuga ko abanyarwanda bari muri gihugu cy'abaturanyi cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo baba bari guhohoterwa bihura n'ukuri gute njyewe ku bwanjye kuko mperutse yo kuwa gatanu ayo makuru ntabwo nyafite ariko gusa nge ndumva umutekano ari wose ku baturage ba Kongo kuko ejo abakongomani bankorera dukorana hakurya bari kuririmba baceza bakabinyoreza kuri video nkabibona bishimiye ko M23 yabahaye umutekano ariko ubwo mukezi izihe ndirimbo bakezi nk'izihe ndirimbo baza baceza bari kwamamaza ko ubuyobozi bwahindutse kandi ko bafite umutekano wuzuye batiki bati ngo batugiriye neza twabonye ubuyobozi bwiza babonye ubuyobozi bwiza bwa M23 oye nibyo ejo bazi bakomeza bamamaza M23 oye ni ukuvuga ngo bari kuyishyigikira ukuntu baje
babahereza umutekano bari barabuze. ariko mwese mwari mukeneye M23 Twari tuyikeneye natwe kuko hano ku mupaka twari dutesetse. mwari muziranye nayo Ntabwo twari tuyizi ariko turabona batanga amahoro kubera Rubavu twabibonye. n'abakongomani muhuje iyo myumvire Turabihuje cyane rwose. nabo bari bayikeneye. Natwe twari tuyikeneye n'abakongomani bari bayikeneye. Kuko abakongomani nabo baraswaga umunsi ku wundi banyagwa ibyo bafite cyane cyane nk'abatenezi bateneza ku mihanda banyagwaga ibintu bari bafite. urakoze cyane.